ijambo ry'umunsi. Ni gute nagera ku ntego zanjye? Kugira ngo ubashe gusobanukirwa neza ibi, soma Samweli wa mbere kuva ku gice cya 17 uhereye ku murongo wa 24 kugeza ku murongo wa 47. Kugira ngo tubashe kuba abantu Imana yifuza ko tubabo, ndetse tubashe kugera ku mugambi mwiza w'ubuzima bwacu kuko Imana ibitwifuriza, hari ibibazo byinshi bitandukanye tugomba kubanza kwibaza. Ikibazo cya mbere ni, ese mu by'ukuri mfite ishusho nyayo Imana yifuza yuko mbawe? Gerageza wandike ibyo ukeka yuko Imana iri guhindura kuri wowe, ndetse nawe ukeka yuko bizakugeza. Ni byiza cyane gutekereza uko bizaba biri mu gihe tuzaba tumaze kugera ku ntego zacu twishyiriyeho. Icya kabiri, ese mfite intego koko yo kugera ku bintu Imana inyifuzaho? Kwihangana niryo zingiro ryo kuguma mu by'Imana twifuzaho, kuko twamaze kumenya yuko Imana itagituma ibitubabaza biba mu gihe nta mpamvu ihari. Uburyo dushaka rero kugera ku ntego zacu bizagaragazwa n'uburyo tuzitwara mu gihe duhuye n'icyo twakwita igisubizo cy'igihe kitarambye hano ku isi. Ese nubona iki gisubizo kitarambye, uzibuka yuko atari cyo kizagukemurira ibibazo, cyangwa ahubwo uzahita ugisamira hejuru. Icya gatatu, ese icyizere nifitiye kirahagije muri Kristo? Ndumva isezerano rye muri njyewe ryizeye bihagije. Mu gihe cyose uri kwibaza ibyo bibazo, ni byiza cyane kwibuka ko hari imirimo Imana yadukoreye mu bihe byatambutse, kandi twabonaga icyo gihe yuko bigoranye cyane. Mu gihe twumva nta cyizere dufitiye Imana, nibwo ikibazo ni cyiza, tuzahita dutangira kugwa mu kanya gatoya cyane tuzaba duhuye n'icyo kibazo. Ikindi, ugomba kwibaza uti, ese nzi impamvu iri kuntera ibyo ndimo ndakora? Banza umenye ubwawe uti, ese koko ndashaka kwishyiriraho intego? Ese nuko nabyumvishe kenshi, cyangwa ahubwo nuko namaze kumva yuko bikenewe ngo nzahembwe n'Imana? Ikibazo cya gatanu ukwiriye kwibaza ni, ese naba narishyiriyeho iminsi ndetse n'igihe ntarengwa byo kuba narageze ku ntego zanjye? Ni ibintu byiza cyane rero kubanza kumenya niba hari intego wishyiriyeho ndetse n'uburyo butandukanye urimo kugenda uzigeraho. Niba wumvishe yuko utabasha gusubiza neza ibyo bibazo, rwose wicika intege. Imana yiteguye kugufasha buri kimwe cyose ukeneye kugeraho. Icyo usabwa gusa ngaha ni ugusaba bigahita birangira. Imana iguha umugisha. Tangirana umunsi wawe n'ibyishimo watewe n'ijambo ry'Imana, ukora subscribe hano kuri Nemi TV. Biroroshye cyane, ni ugukanda kuri ako kantu k'umutuku ubona, ubundi ikintu cyose dushyizeho ukaba uwa mbere kukireba. Ntugacikwe n'ijambo ry'Imana tukugezaho umunsi ku munsi, komeza ubane natwe. Waba utekereza ko wahamagariwe gukora umurimo w'Imana? Wifuza inyigisho zacu se zisohoka buri munsi zagufasha mu buzima bwawe, cyane cyane zigukomeza mu bibazo? Umva wifuza kwiga ibijyanye na teolojiya, ukamenya ijambo ry'Imana, intwaro yagufasha mu buzima? Duhereye kuri iki kibazo cya nyuma, niba igisubizo cyawe ari yego, ngufitiye inkuru nziza cyane. Iyi nkuru nuko tugufitiye ishuri rya teolojiya kandi wigira ku buntu. Mu ishuri ryacu harimo porogaramu zitandukanye zirimo nka Pastoral Studies, aribwo buryo wakwiga kuba umuvugabutumwa mwiza cyane. Tugufitiye kandi Biblical Studies, ariyo masomo atandukanye ya Bibiliya, ndetse na Christian Counseling, inama za Gikristo zifasha gukomeza imitima. Kugira ngo usobanukirwe biruseho, wasura urubuga rwacu arirwo wa@nemibibleinstitute.com, cyangwa se nanone ukaba watwandikira kuri WhatsApp kuri izi nimero 141 232 650 wanatwandikira kandi kuri email yacu ariyo nemevangelism@yahoo.com. Imana iguha umugisha.